change pas la Constitution. On ne Exactement. peut pas changer les règles du jeu en cours de partie. Et je pense que changer la Constitution, c'est projeter une image. itegeko nshinga ntirihindurwa, ntiwahindura amategeko y'umukino hagati mu mukino, kandi ndatekereza ko guhindura itegeko nshinga ari ugutanga isura mbi cyane mu mahanga. Ntekereza ko nta rwego mpuzamahanga na rumwe ruzemera impamvu zitangwa kugira ngo basobanure ihindurwa ry'itegeko nshinga. Simbibona neza. Ndibwira ko mu by'ukuri ibi bitakorwa ngo bizanire igihugu umutekano. Nta gisobanuro na kimwe gihari byibura muri iki gihe iryo hindurwa bigaragaza ko ryatera mu gihugu. Nibabikora ndatekereza ko azaba ari ikosa. Umunyamakuru yahise agira ati ibihano kuri Joseph Kabila n'ibiganiro bya politike. Louis Michel aravuga ko urugendo rwe bwite n'ingaruka zabyo byateye impaka nyinshi muri Congo ku byerekeye amasezerano hagati ya Washington DC. Louis Michel atangaza ko atari amasezerano nyayo kuri we iyo igihugu cyishyuye amasezerano gitanga uburenganzira bwo gukoresha umutungo kamere wacyo. Ibyo bihita biteza ikibazo cy'ubusugire bw'igihugu. Asanga uwo ari umurongo uhari. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite isura yo gutakaza igice cy'ubusugire bwayo kuko umutungo kamere uba ikiguzi cy'ayo masezerano. Mutekereza iki kuri ayo masezerano? Ese Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iracyari igihugu cyigenga iyo musesenguye ayo masezerano? Louis Michel mu kumusubiza yagize ati oya, biragaragara ko amasezerano aho bishyura amasezerano cyangwa ubushake bwayo binyuze mu ihererekanya cyangwa gutanga uburenganzira ku mutungo kamere atari amasezerano. Mu by'ukuri birababaje cyane, kandi mbona ko muri iki gihe buri gihe iyo habaye amasezerano ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo runaka biba bibangamiye umutungo kamere w'igihugu. Ku bw'ibyo rero ni uburyo bwo gukorera mu kwaha kw'abandi. Sinshaka gukoresha irindi jambo, ariko ni ubwoko bwo gukorera mu kwaha kw'abandi bukomeye cyane. Rero sinshobora kubishyigikira kandi sinzashyigikira ibyo. Ariko abategetsi ba Kongo bavuga ko ari ukugira ngo bagarure amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Birasekeje. Murakoze, murabeho. Umunyamakuru ati iri tangazo rirushijeho kongera impaka mu baturage ba Kongo ku bufatanye mpuzamahanga bwasinywe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ikibazo cyo kugenzura umutungo kamere w'igihugu. Avuga ku masezerano hagati ya Joseph Kabila na Felix Tshisekedi, Louis Michel yemeza ko yari yizeye mu by'ukuri ko byashoboka ko byari amahirwe akomeye yo kwemerera Kongo gutera imbere neza, ariko ku bw'amahirwe make kuri we siko byagenze. Yumvikanisha ko ibyari byitezwe muri urwo rugaga rwa politike bitatanze umusaruro wari witezwe, kandi ko amakimbirane menshi ya politike yakomeje gucisha intege igihugu nubwo habaye amasezerano y'amateka. Louis Michel ati iyo hagaragaye amasezerano hagati ya Kabila na Tshisekedi naremeye by'ukuri, kandi sindatakaza ukwizera kwanjye, ariko naremeye by'ukuri ko wenda yari amahirwe nyayo, ariko mbona ko ubu twinjiye mu munyamakuru ahita avuga ati ku kibazo cy'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Louis Michel atangaza ko ubuziranenge bw'ubutegetsi bukomoka ku buryo abafite ubwiganze bafata abatavuga rumwe nabo. Kuri we muri demokarasi nyayo abafite ubwiganze nibo babazwa uburyo bafata abadafite ubwiganze ba nyamuke. Anashimangira kandi ko kuba uruhande rumwe rufite ubwiganze bidaha urwo ruhande uburenganzira bwo kuzimya cyangwa gucecekesha ijwi ry'abanyamuke cyangwa abadafite ubwiganze. Louis Michel ati simbona impamvu bavuma abatavuga rumwe n'ubutegetsi, bakababuza gukora ingendo, bakababuza mbese bakabateza ibibazo. Ntabwo ari ukubera ko ari uwo muntu uwo muhanganye muri politike. Murabizi abo muhanganye muri politike, haba mu
hanganye mu bwubahane, mwatsinda ni byiza, mwatsindwa nta kundi ugomba kubyakira. Nshaka kuvuga ni iyo niyo demokarasi, ariko iyo utsindwa mu matora, nshaka kuvuga ni si cyo cyatumye ndakarira abo twari duhanganye. Nabanje kwibaza icyo ntakoze neza ngo ntsindwe, ni uko bigenda ubuziranenge bw'ubutegetsi buva ku buryo abafite ubwiganze bafata batavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse n'abadafite ubwiganze, ubwo ni ukuvuga abafite abakurikira bake. Muri demokarasi nyayo ni abafite ubwiganze bagomba kubazwa uburyo bafata abadafite ubwiganze, abadakurikirwa n'abantu benshi. Si uko mufite ubwiganze rero mushobora gukora buri kimwe cyose, kandi si uko mufite ubwiganze muba mwemerewe kuzimya cyangwa gucecekesha ijwi ry'abatemeranya namwe. Umunyamakuru ati binyuze muri iri tangazo agaragara nk'urengera ishyirwa mu bikorwa rya politiki y'amashyaka menshi ndetse n'ubwisanzure bwa demokarasi mu mikorere y'inzego. Ku byerekeye impinduka n'itegeko nshinga, Louis Michel asanga nta gishobora gusobanura icyo gikorwa muri iki gihe. Kuri we gutangira icyo gikorwa ubu byaba binyuranyije n'amategeko. Umunyamakuru ahita amubaza ati mu by'ukuri mutinya iki kuri izi mpinduka z'itegeko nshinga? Ubutegetsi buriho busaba iki? Louis Michel ati mbere na mbere ni uko batahindura itegeko nshinga. Ntiwahindura amategeko y'umukino hagati mu mukino, kandi ndatekereza ko guhindura itegeko nshinga ari ugutanga isura mbi cyane mu mahanga. Ntekereza ko nta rwego mpuzamahanga na rumwe ruzemera impamvu zitangwa kugira ngo basobanure ihindurwa ry'itegeko nshinga. Ndibwira ko mu by'ukuri ibi bitakorwa ngo bizanire igihugu umutekano. Nta buryo wabisobanura. Byibura muri iki gihe baramutse bahinduye iryo tegeko nshinga, uko mbibona ntibabikora. Ndatekereza ko babikoze byaba ari ikosa rikomeye. Wa munyamakuru ati uku gufata uruhande kuje mu gihe impaka kwisubirwamo ry'itegeko nshinga zikomeje guteza amakimbirane ya politike muri Kongo. Ubutumwa bwe busa n'ubusaba kwitonda kugira ngo birinde izamba ry'ikibazo cya politike. Ku bijyanye n'ibihano byafatiwe Joseph Kabila, Louis Michel atangaza ko asanga byose bidasanzwe kandi akabiseka. Kuri we iyo ushaka gukurikirana umuntu mu butabera mpuzamahanga, urugero haba hari uburyo busobanutse bugomba kubahirizwa. Yemeza ko ibiri kugaragara ubu bidahuye na gato n'amahame y'ibanze y'amategeko. Louis Michel ati ndatekereza ko ibi byose bidasanzwe, ibi byose biratangaje. Hari uburyo bwo kubikora bukurikizwa. Niba ushaka urugero kurega umuntu mu butabera, hari urukiko mpanabyaha, hari ibyo byose. Rero sinumva neza impamvu urukiko ndetse nta n'ubwiregure buvuye ku baregwa rwiha uburenganzira bwo gutanga ibihano. Byanze bikunze ntibihuye n'ihame ry'ibanze ry'amategeko. Rero ibidahuye n'ihame ry'ibanze ry'amategeko sinshobora kubishyigikira. Umunyamakuru ati binyuze muri iri tangazo ashimangira cyane cyane kubahiriza inzira z'ubutabera ndetse n'amahame mpuzamahanga y'amategeko. Ku kibazo cy'ibiganiro, Louis Michel asanga hari igihe kigera ibiganiro bikagomba gufungurwa. Kuri we ubutegetsi bwagombye gufungura imiryango kurushaho mu biganiro bya politiki, ariko ubu ahubwo batanga isura yo gufunga uwo muryango. Afata ko ibiganiro bikomeza kuba ingenzi mu kugabanya amakimbirane ya politike no kubungabunga umutekano w'igihugu. Louis Michel ati ndibwira ko Tshisekedi, Katumbi, Kabila, Fayulu, Matata, Kabundi, bari abantu bose nigeze kubona. Hari n'abandi hano nigeze kubona n'abakatanga baraje kundeba. Bizasaba byanze bikunze ko mu gihe runaka ibiganiro byakugururwa
kandi icyo nari niteze ni uko mu gihe runaka biturutse ku butegetsi bwa Kongo habaho gufungura amarembo, nyamara siko biri. Ntabwo ariko mbibona, ahubwo twumva ko imiryango iri gufungwa. Rero biteye agahinda gakomeye, ariko sinca urubanza, wenda bizakorwa, bizabanza kurebwa, ariko byibura icyo ndakizeye. Umunyamakuru ati muri make Louis Michel asubiza abanyekongo bemeza ko yari se umubyara umurinzi wa Joseph Kabila muri 2001, atangaza ko ibyo ari ibinyoma. Kuri we ntiyari azi Joseph Kabila mbere y'uko agera ku butegetsi nyuma y'urupfu rwa Laurent Désiré Kabila. Icyakora yemera ko yagize uruhare mu masezerano y'amahoro muri icyo gihe cy'ibibazo, kandi ko icyo gihe byari ngombwa kuganira n'uwari uri ku mwanya wa perezida mu buryo bwemewe, ni ukuvuga Joseph Kabila. Rero asobanura ko kuganira na Kabila mu rwego rwa diplomasi bitasobanuraga byanze bikunze kuba inshuti ye cyangwa umurinzi we. Umunyamakuru amubaza yahise agira ati abanyekongo benshi bavuga ko mwari se mubyara wari nka papa wa batisimu wa Joseph Kabila Kabange, ese mwaba mwaragize uruhare mu kugera ku butegetsi kwe muri 2001, cyangwa se mwari mumuzi by'ukuri muri iyo myaka? Louis Michel ati oya, sinari nzi Joseph Kabila na gato. Joseph Kabila yagaragaye birumvikana ku munsi wakurikiye hicwa rya se. Rero nahuye na Joseph Kabila bwa mbere, yari akiri muto cyane, yagaragaraga nk'ingimbi kuruta umugabo mukuru, kandi icyo gihe yari umuntu wicecekeye cyane, yari afite isoni cyane. Mu by'ukuri inshuro ya mbere duhura rero sinigeze mba se w'umubyara wa Joseph Kabila cyangwa se we muri batisimu, nta muntu naba se wabo. Nge nifuza kuba se w'abaturage ba Kongo. Icyo nshyize imbere ni abaturage ba Kongo. Ukuri ni uko icyo gihe nibwo twari dutangiye imishyikirano y'amasezerano y'amahoro imbere muri Kongo hamwe n'abayobozi batandukanye ba politiki b'icyo gihe. Rero nibwo nagerageje gukoresha imbaraga zanjye zose kugira ngo habe amasezerano y'amahoro, kandi ndemera kuvuga ko aho ari ukuri ko nagize uruhare rufatika mu rwego rw'amahanga. Kubera iki? Kubera ko kugeza icyo gihe umuryango mpuzamahanga wari utakigira uruhare mu kibazo cya Kongo. Kongo ntiyari ikiri ku rutonde rw'ibiganiro mu nama zikomeye mpuzamahanga, yaba imbere y'umuryango w'abibumbye cyangwa umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Nkimara kuba minisitiri niyemeje byimazeyo, numva ko dufite inshingano twebwe nk'ababiligi, nk'abakoloni bahozeho, kugerageza gukora ibishoboka byose ngo tuzamure imibereho y'abanyekongo no kugarura amahoro muri Kongo. Aho rero nongeye imikoranire, nongera inama ku nzego zose kugira ngo mpirimbanire uku kumvikana n'amahoro. Iyo ni impamo. Hanyuma barambwiye, banshinja mbese kugirana ibiganiro na Kabila, ariko ninde washakaga ko tugirana ibiganiro? Niba narashakaga kuzana amahoro muri Kongo, byagombaga byanze bikunze ko nganira n'uwo, yaba abifitiye uburenganzira cyangwa ntabwo, wari ushinzwe inshingano za perezida. Umunyamakuru yahise avuga ati muri rusange amagambo ya Louis Michel yerekana cyane cyane impungenge ku miterere ya politiki iriho muri Kongo. Ibyo avuga byibanda hanini ku ngingo zitandukanye: ubusugire bw'igihugu, kubahiriza demokarasi, gufata neza abatavuga rumwe n'ubutegetsi, kubahiriza inzira y'ubutabera, akamaro k'ibiganiro bya politike. Ku masezerano ya Washington DC na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo azamura ikibazo gikomeye cy'umutungo kamere ndetse n'ubwigenge mu by'ubukungu bw'igihugu. Ku byerekeye demokarasi, ashimangira uruhare rw'abafite ubwiganze
mu kurengera ubwisanzure bw'abatavuga rumwe nabo. Ku bijyanye n'impinduka z'itegeko nshinga, asaba yeruye ko hirindwa inzira ishobora guteza amakimbirane arushijeho. Naho ku biganiro asanga ko gufunga imiryango ya politiki bishobora gukomeza ikibazo. Icyakora aya magambo ashobora gusobanurwa mu buryo butandukanye bitewe n'imyumvire ya politiki y'abantu. Bamwe bashobora kubona isesengura ryimbitse ry'uwahoze ari umudiplomate wagiye agira uruhare mu bibazo bya Kongo, mu gihe abandi basanga akomeje kwivanga mu mpaka z'imbere mu gihugu binyuze muri ubu butumwa yanyujije mu itangazamakuru. Ari mu Bubiligi, Louis Michel yohereje ubutumwa bwinshi bukomeye ku miterere ya politiki muri Kongo, hagati y'ubusugire bw'igihugu, demokarasi, abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ubutabera ndetse n'ibiganiro bya politiki. Aya magambo ashobora kongera kuzamura impaka nyinshi mu baturage ba Kongo mu gihe amakimbirane ya politiki akomeje kwiyongera ku bibazo bitandukanye bikomeye. Iri jambo rije mu gihe kigoye cyane kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gusoza rero, reka dusoze kuri aya magambo ya Louis Michel, aho yagize ati: mufite inshuti nyinshi cyane kurusha uko mubitekereza, atari mu Bubiligi gusa n'ahandi ku isi yose. Rero ngicyo ngiye nakwemeza ibyo nigeze kubabwira, muri bene wacu kandi muzakomeza kubaho kugeza ku mpera y'iminsi yanjye, kuko dufite amateka dusangiye, kuko tutari abanyabyaha. Igihugu cyanjye si abanyabyaha, ariko kibibazwaho, kibafitiye umwenda w'ibintu runaka, kibagomba uko gukunda igihugu. Twarabanye, imiryango yacu yasangiye ibintu byinshi, nkunda kubivuga mu byiza no mu bibi, nguko amahirwe masa abanyekongo. Je le dis souvent, pour le meilleur et pour le pire. Voilà, bonne chance les Congolais.